Imana yagusezeranirije niho igomba kugusanga ikuzaniye ibisubizo. Iyo isanze rero waramaze kurambirwa warabivuyemo, ni ukuvuga ngo ibisubizo biraza bigasanga waramaze kuva mu mwanya, ukaba ugira ingeso yo kwirengagiza abantu urusha ubushobozi kubafasha ku byo bagukeneyeho. Ni ukuvuga ngo nawe nujya imbere y'Imana hari ibyo uyikeneyeho mu masengesho, Bibiliya itubwira ngo nawe uzataka ntizakumva. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens kandi wongeye kugaruka muri ya nyigisho igamije guhindura ubuzima bwawe. Iki ni igice cya kabiri cy'inyigisho yatambutse ubushize, inyigisho ivuga ku bintu 18 bituma amasengesho y'umuntu adasubizwa. Ni ibintu 18 bishobora gutuma amasengesho y'umuntu adasubizwa. Mu gice cya mbere twavuze 6, none ubu tuje mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri nacyo kirakubwira ibindi 6 bishobora gutuma amasengesho y'umuntu adasubizwa. Ubwo hazakurikiraho n'ikindi gice cya 3 kandi nacyo kizavuga kuri 6 nanone. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ibi bintu byose uko ari 18, bizagusaba kuba warakurikiranye ibyo bice byose uko ari 3. Igice cyabanjirije iki ngiki cyavuga kuri 6, n'iki gice kigiye kuvuga kuri 6, n'ikizakurikiraho kizavuga 6, byose bikaba 18. Rero ubu ni igice cya kabiri tugezeho. Rero kubo tutari turi kumwe, kuba tarashoboye gukurikira igice cya mbere, uretse ko nakugira inama yo kugikurikirana niba utaragikurikiranye, kuko izi ni inyigisho z'urukurikirane. Nakugira inama yo kujyayo ukabikurikira kugira ngo ubyumve neza, kuko nababwiye ko isengesho ni ikintu gikomeye cyane Imana ikoresha kugira ngo ihindure ubuzima bw'umuntu. Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni ukuvuga ngo gusenga kugirira umumaro mwinshi umuntu usenga. Ngo gusenga k'umukiranutsi muri Yakobo 5:16, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni ukuvuga ngo nababwiye ko isengesho rifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu usenga. Nababwiye ko isengesho rifite ubushobozi bwo guhesha umuntu usenga ibyo yasabye Imana akabibonesha amaso ye akabitunga atarabifite. Nababwiye ko isengesho rifite ubushobozi bwo guhindura icyerekezo cy'umuntu, umuntu agahabwa icyerekezo gishya kubwo gusenga. Nababwiye ko isengesho rifite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo ku buzima bwari budafite icyerekezo, ugasanga ubuzima bwari budasobanutse burasobanutse kubw'isengesho. Isengesho rero ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu biri tubwira ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ni ukuvuga ngo isengesho rikozwe n'umuntu utunganiye Imana, isengesho rikozwe mu kuri no mu mwuka, rifite imbaraga zo guhindura umuntu usenga, rikamuhesha ibimukwiriye byose, rikamuhesha ibyo akeneye byose muri ubu buzima. Ariko rero twabonye ko kugira ngo isengesho riguheshe ibyo ukeneye byose, kugira ngo isengesho rihindure ubuzima bwawe, ni ukuvuga ngo iryo sengesho rigomba gukorwa mu buryo bukwiriye. Hari amategeko y'isengesho, hari ukuntu isengesho rigomba kuba rimeze. Niyo mpamvu rero turimo tubyiga kugira ngo umenye ibintu ugomba kwirinda, umenye ibintu ugomba gukura mu buzima bwawe bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa, cyangwa bishobora gutuma isengesho ridahindura ubuzima bwawe kandi ryari rigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Nibyo rero turimo twiga. Ubushize twabonye ko muri 6 twabonye ubushize, ikintu cya mbere twabonye gishobora gutuma umuntu aboneka imbere y'Imana cyane mu masengesho, ariko ugasanga hari nk'ibintu adafite kandi yarakwiriye kuba afite. Twabonye ko ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atabona ibyo ashaka cyangwa ibyo yifuza kandi aboneka mu bihe byo gusenga, twabonye ko hari ukudasaba. Twabonye ko hari ikintu umuntu ashobora kudahabwa azize gusa kuko atagisabye. Yabonetse imbere y'Imana mu bihe by'amasengesho, yari ahari, akunda kugaragara mu bihe byo gusenga, ariko hari icyo atasabye Imana, ugasanga arazira gusa kuko ugasanga ntabwo abonye ikintu kuko atagisabye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuhabwa kuko mudasaba, muri Yakobo 4:2, ngo nimuhabwa kuko mudasaba. Hari icyo umuntu adahabwa kuko atagisabye, ngo musabe muzahabwa, muri Matayo 7:7. Icyo nicyo kintu cya mbere twabonye cyo gutuma umuntu
atabona ibyo yifuza kandi aboneka mu masengesho. Ni igihe atasabye ikintu ntagihabwe kuko atagisabye. Icya kabiri twabonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni igihe noneho uyu muntu asabye ariko agasaba nabi. Twabonye ko umuntu ashobora gusaba ariko agasaba nabi. Gusaba nabi twabonye ko ni ugusaba bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Iyo rero mu gusaba kwawe urarikiye ikintu ukagisaba kuko ukirarikiye ariko gihabanye n'ubushake bw'Imana, twabonye ko ushobora kutagihabwa bitewe n'uko utagize gute, bitewe n'uko wasabye nabi, wasabye ikintu kiri hanze y'ubushake bw'Imana, kitari mu bushake bw'Imana. Twabonye rero ko ugomba guharanira kumenya ubushake bw'Imana, warangiza mu gusaba kawukirinda gutandukira ubushake bw'Imana. Ikintu cya gatatu twabonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, twabonye ko ari icyaha. Twabonye ko icyaha kiri mu buzima bw'umuntu, icyaha cyakunaniye kureka, icyaha cyabaye akarande ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo gishobora nacyo kubangamira amasengesho yawe, bigatuma amasengesho yawe adasubizwa. Ni ukuvuga rero ngo icyaha, iyo umuntu agiye gusenga bagomba kwihana, agakura ibyaha mu nzira kugira ngo isengesho rye rizamuke rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Ikintu cya kane twabonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, twabonye ko ari ukutizera. Iyo umuntu adafite kwizera, ni ukuvuga ngo Bibiliya tubwira ngo biragoye kugira ngo utizera agire icyo ahabwa n'Umwami Imana. Twabonye ko kutizera ari nacyo ari kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu adasubizwa, kuko ngo biragoye kutizera agira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Ngo kandi ngo ntabwo ngo utizera ntashobora kuyinezeza. Rero kutizera bishobora gutuma umuntu adasubizwa. Ikindi twabonye rero, ndimo ndakora summary, ndimo ndakora resume ya bya bindi bitandatu, uzabikurikire kuko nabisobanuye neza mu cyigisho cya mbere. Bizagusaba kubikurikira kuko ubundi kora resume gusa kuko ngiye kuvuga bitandatu by'uyu munsi. Icya gatanu twabonye ubushize, ni igihe umuntu adaha agaciro ijambo ry'Imana. Nicyo kintu nacyo gishobora gutuma umuntu adasubizwa. Ni igihe umuntu adaha agaciro ijambo ry'Imana, aryirengagiza, ataryitaho. Ibi nabyo twabonye ko bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, kuko iby'Imana imusaba gukora arabyirengagiza, ntabwo abyitaho. Iyo Imana iri kumubwira ibyo umushakaho biciye mu ijambo ryayo, ntabwo abitega amatwi. Nawe rero iyo agiye imbere y'Imana afite ibyo arimo gusaba Imana, ntabwo Imana imutega amatwi, ntabwo Imana imwumva, kuko nawe adatega Imana amatwi iyo Imana iri kuvugana nawe biciye mu ijambo imubwira ibyo imwifuzaho. Rero kudaha agaciro ijambo ry'Imana nicyo kintu cya gatanu twabonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Twarakomeje rero dusoreza ku kutababarira. Kutababarira nicyo kintu cya gatandatu twabonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ni igihe umuntu atababarira abandi. Nawe rero iyo atababarira abandi, iyo agiye gusaba Imana imbabazi, kuko mbere yo gusenga umuntu abanza gusaba Imana imbabazi kugira ngo imubabarire ibyaha bye, kugira ngo isengesho rizamuke rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Iyo rero atababarira abandi, ni ukuvuga ngo Imana nayo ntabwo imubabarira ibyaha bye. Niko batubwiye mu gitabo cya Mariko, barabisobanura neza ukuntu iyo umuntu atababariye abandi, nawe ntabwo ababarirwa ibyaha bye. Ni ukuvuga rero ngo kutababarira ni kimwe mu bintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Muri make rero nibyo twabonye ubushize, uze kubikurikira neza, urebe igice cya mbere, uraza kubibona mbisobanura neza kurenza uko mbisobanuye ubu ngubu. Ubu rero tugiye kureba ibindi bintu bitandatu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ubwo byose biraba bibaye 12. Icya karindwi rero tugiye gutangiriraho uyu munsi, kuko byari bitandatu bushize, ubu icyo tugiye kubona ni icya karindwi. Ikintu cya karindwi gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ugusenga umutima uri ahandi. Gusenga umutima uri ahandi. Iyo umuntu, ni ukuvuga ngo iyo umuntu arimo gusenga, umutima we wagombye kuba uri ku Mana no kubyo asengera. Umutima we wagombye kuba uri ku Mana n'ibyo ari gusaba Imana. Iyo rero umutima wawe uri ahandi, ni ukuvuga ngo isengesho ryawe rishobora kudasubizwa. Ushobora kuvuga uti nasenga umutima uri ahandi gute? Hari nk'abantu bajya mu gusenga, noneho bagashaka kugira ngo ari ukwigaragaza kugira ngo abantu bababone, abantu bamenye ko bazi gusenga. Baba bashaka kwimpressiona abantu. Ni ukuvuga ngo umutima we nturi ku Mana n'ibyo ayisaba, ahubwo umutima we uri kuba muzengurutse, kuko yashatse kugira ngo abereke ko azi gusenga, ko ari umuhanga mu gusenga. Icyo gihe rero iyo bimeze bityo, umutima utari ku Mana, ni ukuvuga ngo iyo udashyize umutima ku isengesho no ku Mana uri kuvugana nayo, ahubwo umutima uri kuba kuzengurutse, washatse kubimpressiona, ni ukuvuga ngo iki gihe iri sengesho ryawe ntabwo risubizwa. Tugiye gusoma muri Matayo 6 umurongo wa 5. Reka tuhasome twumve uko hatubwira. Matayo 6
umurongo wa 5 n'uwa 6 baratubwira ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndagira ngo wumve aba bantu ni abantu basenga bahagaze mu nzira no mu masinagogi kugira ngo abantu babarebe. Ndagira ngo wumve ko uyu muntu ntabwo ashyize umutima ku Mana no kubyo arimo kuyisaba, ahubwo ngo ari kugira ngo abantu bamurebe. Bakakomeza batubwira ngo ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu banze ukinge urugi uhere ko usenge so mwihereranye, ngo nuko sureba ibyiherereye azakugororera. Nukuvuga ngo mu gusenga hagomba kubaho kwihererana n'Imana mu cyumba cy'umutima wawe. Nukuvuga ngo umutima wawe ugomba kuba uri ku Mana n'ibyo uyisaba, ntabwo ugomba kuba witaye kuba kuzengurutse. Nukuvuga rero ngo gusenga umutima uri ahandi utari ku Mana bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa. Ariko mu gitabo cya Mariko 11:24 batubwira ko nimusenga, bumva ukuntu havuga Matayo 11:24. Ndagira ngo mubyumve uko havuga ngo nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ngo ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, ngo mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Ndagira ngo wumve umuntu asenze ashyize umutima ku byo arimo gusengera no ku Mana arimo kuvugana nayo, ngo yizere ko ibyo asabye abihabwa ngo kandi azabibona. Rero iki ni ikintu ugomba kwitondera gishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa. cya 7 tujye ku kintu cya 8 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ikintu cya 8 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ukurambirwa vuba. Kurambirwa vuba. Ushobora kuvuga uti se kurambirwa vuba byatuma isengesho ryanjye ridasubizwa gute? Nukuvuga ngo hari igihe umuntu yinjira mu bihe byo gusenga, nukuvuga ngo umuntu ashobora kuboneka imbere y'Imana mu masengesho akagira icyo asaba Imana, Imana ikamusezeranya ko izagikora. Rero iyo umuntu asenze ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo asengeye uwo mwanya bihita bimanuka. Cyo kuzabibaho hari igihe umuntu ashobora gusengera ikintu kigahita kiba uwo mwanya, ibyo babyita miracle. Ushobora gusengera umuntu urwaye agahita akira uwo mwanya ukimusengera. Ibyo bibaho babyita ni miracle, ni ibitangaza. Ariko akenshi ibyo dusaba Imana ikunda kubikora mu gihe cyagenwe. Hari igihe Imana iba yarigennye kuzagusubiza. Ushobora gusaba Imana ikintu uyu munsi ikazagikora nka nyuma y'imyaka 5 ikakikwemerera, ariko ikazagikora nka nyuma y'imyaka 5. Iyo rero udashoboye kwihangana iyo myaka 5 ngo wihangane kugeza igihe icyo kintu kizasohorera, nukuvuga ngo bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa gute? Nukuvuga ngo iyo usabye Imana ikintu, igihe cyo kugusubiza Imana ikazasanga waramaze kuva mu mwanya, kuko aho Imana yagusezeranirije niho igomba kugusanga ikuzaniye ibisubizo. Iyo isanze rero waramaze kurambirwa warabivuyemo, nukuvuga ngo ibisubizo biraza bigasanga waramaze kuva mu mwanya. Wumvise? Nukuvuga rero ngo Imana irashaka kugira ngo cya gihe wayisabaga ikakwemerera ikintu, cyangwa se aho yavuganiye nawe yagusezeranirije azaba ari higusanga. Nukuvuga ngo ibisubizo ntibizasange waramaze kuva mu nzira z'Imana. Iyo umuntu arambirwa vuba rero akabona ibintu bitinze, akabona hashize umwaka, amezi angahe bitarasohora, hari igihe itarambirwa akabivamo. Yabivamo ugasanga ntabwo abonye ibisubizo by'amasengesho ye. Muri Luka mu gitabo cya Yakobo 1:4 niho batubwira ngo mureke kwihangana gusohoze imirimo yako, ngo mureke kwihangana gusohoze imirimo yako. Niba hari ikintu wasabye Imana ikakikwemerera, nukuvuga ngo ukaba warashoboye kwihangana kugeza uyu munsi, ndagusaba kugira ngo ureke kwihangana gusohoza imirimo yako nkuko bavuga muri Yakobo 1:4. Komeza wihangane kugeza igihe ibisubizo byawe bizazira. Ibisubizo byawe ntibizaze ngo bisange waramaze kuva mu mwanya. Guma mu mwanya Imana yagusizemo, guma mu mwanya wavuganiyeho n'Imana, guma muri uwo mwanya wo gusenga. Uzabona Imana isohoza ibyo yakubwiye. Ariko hari abantu bakunda kurambirwa vuba, yabona bitinzeho gato, iby'Imana akaba bivuyemo agasubira mu buzima bw'ibyaha, gutyo ugasanga ibisubizo byaza bigasanga yaramaze kuva mu mwanya. Rero kurambirwa vuba ni kimwe mu bintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Niyo mpamvu muri Luka 18 umurongo wa mbere muze kuhasoma, Yesu yaciriye abantu umugani abigisha ko bagomba gusenga iteka ntibarambirwe, kuko yarazi neza nawe ko kurambirwa bishobora gutuma amasengesho yabo adatanga umusaruro. Niyo mpamvu muri Luka 18 guhera ku murongo wa mbere kumanuka, Yesu uze kuhasoma wumve, Yesu yaciriye abantu umugani abigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe,
kuko kurambirwa Yesu yarabizi neza ko bishobora gutuma amasengesho y'umuntu adatanga umusaruro. Icyo rero ni ikintu cya munane gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, n'igihe uwo muntu agira kurambirwa vuba atazi kwihangana ngo ategereze. Icya cyenda gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ubwibone. Hari igihe umuntu aba agira ubwibone muri we. Bibiliya iratubwira muri Yakobo 4:6 baratubwira ngo Imana, Yakobo 4:6 niho batubwira ngo Imana irwanya abibone, ngo ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ngo Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ni ukuvuga ngo iki? Iyo umuntu agira ubwibone muri we, Bibiliya itubwira ko uwo muntu Imana imurwanya. Wumvise? Ariko ngo uwicisha bugufi ngo Imana imuhera ubuntu. Iyo umuntu afite ubwibone muri we, biragoye kugira ngo azabone gukora kw'Imana mu buzima bwe, biragoye kugira ngo ibyo yasengeye Imana ibisubize, kuko Imana ngo abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Muri Petero wa mbere 5:6 reka tuhasome wumva uko havuga. Petero wa mbere 5:6 haratubwira ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiye. Ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiye. Reka nkubwire, iyo hari ikintu wifuza ku muntu ukaba uzi ko agifite kandi ukaba wifuza icyo kintu afite, bizagusaba guca bugufi imbere ye kugira ngo ubone ibyo afite. Iyo ushatse kuzamura ubwibone imbere y'umuntu kandi hari ikintu umwifuzaho afite wowe udafite, biragoye kugira ngo icyo kintu afite uzakibone. N'Imana rero niko bimeze. Niba hari ibintu wifuza ku Mana, wifuza ko Imana iguha, kandi ukaba uzi ko ibifite ariko wowe kutabifite kandi ukaba wifuza ko ibiguha, bizagusaba guca bugufi imbere y'Imana, kuko Bibiliya iratubwira ngo niba wifuza kuzamurwa no gushyirwa hejuru, ugomba guca bugufi imbere y'Imana ngo kugira ngo nayo izagushyire hejuru mu gihe gikwiriye. Nuko rero ubwibone ni ikintu ugomba kwirinda cyane, kuko ubwibone bushobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Hagomba kubaho guca bugufi ngo kugira ngo Imana izagushyire hejuru mu gihe gikwiriye. Tujye ku kintu cya 10 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni ikintu cyitwa ubugugu. Ubugugu ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Iyo umuntu agira ubugugu, iyo umuntu atarekura, iyo umuntu adatanga, ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hari abantu urusha ubushobozi. Ni ukuvuga ngo aba bantu bazaza bagukeneyeho inkunga, bagukeneyeho ubufasha. Iyo rero wirengagije gufasha abantu urusha ubushobozi, ni ukuvuga ngo Imana nayo ikurusha ubushobozi. Umunsi uzayikenera ukajya mu masengesho ufite ibyo urimo kuyisaba, kuko nawe wirengagije abo urusha ubushobozi, ni ukuvuga ngo bizatuma Imana nawe itagusubiza. Wumvise? Reka dusome mu Migani 21:13 wumve. Imigani 21:13 wumve ukuntu hatubwira. Imigani 21:13, igitabo cy'Imigani umurongo wa 21:13 baratubwira ngo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene ngo nawe azataka kandi ntazumvwa. Ngo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene ngo nawe azataka kandi ntazumvwa. Ni ukuvuga ngo umukene nazi imbere yawe, umuntu urusha ubushobozi nazi imbere yawe, agushakaho ubufasha, ukaba ugira ingeso yo kwirengagiza abantu urusha ubushobozi kubafasha ku byo bagukeneyeho. Ni ukuvuga ngo nawe nujya imbere y'Imana hari ibyo uyikeneyeho mu masengesho, Bibiliya itubwira ngo nawe uzataka ntizakumva. Ubugugu rero ni kimwe mu bintu ushobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ariko mu Migani 19 umurongo wa 17 ndagira ngo wumve ukuntu havuga. Umurongo wa 17 aravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka ngo nawe azamwishyura ineza ye. Ngo iyo ubabariye umukene ni ukuvuga ngo umuntu ufasha abakene, ni ukuvuga ngo abarimo aguriza Imana, ni ukuvuga ngo nawe Imana izamwitura ineza ye. Urumva? Nuko rero ni ukuvuga ngo uko ufata abandi nawe niko Imana igufata. Iyo wirengagiza abandi nawe Imana irakwirengagiza. Iyo udashobora gufasha aburusha ubushobozi, nawe Imana ikurusha ubushobozi, bizatuma itagufasha. Rero ubugugu bushobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Icyo nicyo kintu cya 10 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni igihe agira ubugugu atarekura, yirengagiza abarusha ubushobozi. Tujya ku kintu cya 11. Ikintu cya 11 aricyo kibanziriza icya nyuma gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni ukwatura nabi.
ni igihe umuntu agira kwatura nabi. Kwatura nabi ushobora kuvuga uti se kwatura nabi byo kandi biraza kubangamira gusubizwa kwanjye gute? Iyo umuntu yatuje ijambo ribi akanwa ke, iyo umuntu yatura amagambo ari negatifu mu buzima bwe, ni ukuvuga ngo ya magambo aragenda akajya mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka yakira amagambo yose twatuze akanwa kacu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yatuje akanwa ke ijambo riri negatifu rihabanye n'ibintu asengera cyangwa asaba Imana, niba tuvuge ndi gusaba Imana ubuzima, narangiza nkajya nkunda kwiyaturiraho urupfu, ni ukuvuga ngo isi y'umwuka yakira ijambo natuye. Ni ukuvuga ngo n'imbuto uba ubibye mu isi y'umwuka, ya mbuto iragenda igakura, noneho mu gihe kizaza ukazabona ibintu wakunze kwatuza akanwa kawe ari byo bisohora ku buzima bwawe. Niyo mpamvu batubwira muri Petero wa mbere 3:10 baratubwira ngo umuntu wifuza kubona iminsi myiza. Petero wa mbere 3:10 ndagira ngo wumve uko havuga, reka mpagusomere. Petero wa mbere 3:10 baratubwira ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi. Niba wifuza iminsi myiza, niba wifuza kuzabona iminsi myiza mu buzima bwawe, biragusaba gukontorora ururimi rwawe. Ugomba kurinda ururimi rwawe kuvuga ikibi, kuko amagambo watuza akanwa kawe niyo azagusohoraho mu gihe kizaza. Kuko isi y'umwuka niko imeze. Ijambo ryose watuje akanwa kawe, isi y'umwuka iraryakira. Ijambo rishobora gusenya mu isi y'umwuka cyangwa rikubaka mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibintu usenga, ni ukuvuga ngo ukuntu ugomba kubikora ni ukuhe. Niba hari ibintu usenga usaba Imana, ugomba kwizera ko Imana izabikora, warangiza akaba ari byo uhora watuza akanwa kawe, kuko ururimi rurarema. Mu gitabo cy'Imigani 18 batubwira ko ururimi rwica kandi rugakiza. Ni ukuvuga ngo barukunda bazabona ibiruturukamo. Imigani 18:21. Ni ukuvuga ngo ururimi rurica kandi rugakiza. Umuntu ashobora gupfa azize amagambo yavuze, cyangwa akabaho neza kubera ko yakunze kubyatuza akanwa ke. Rero ni ukuvuga ngo kwatura nabi bishobora gutuma utabona ibisubizo by'amasengesho yawe. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo abantu barara basenga bubaka mu isi y'umwuka, noneho ku manywa bakirirwa batura amagambo mabi baganira n'abantu. Iyo urimo watura amagambo mabi burya uri musenya ya masengesho yawe, uri musenya mu isi y'umwuka. Nibyo bituma utabona ibisubizo by'amasengesho yawe. Ugomba kujya watuza akanwa kawe, ibyo wasengeye ugomba kubyizera ko Imana izabikora, warangiza akaba ari byo uhora watuza akanwa kawe. Reka turebe icyanyuma rero, tugiye gusoreza ku kintu cya 12 uyu munsi, nicyo tugarukiraho gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni ukubana n'abandi nabi. Kubana n'abandi bantu nabi. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu yinjiye mu bihe byo gusenga, iyo ugiye kubonana n'Imana, kuko mu masengesho, iyo umuntu agiye mu masengesho aba agiye guhura n'Imana kugira ngo bagire ibyo bavugana, agire ibyo asaba Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero barakugira inama ngo niba ugiye kujya gusenga ukaba uzi ko hari umuntu mufitanye ikibazo, banza ukemura ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, hanyuma ujye kubonana n'Imana. Iyo Imana yabonye hagati yawe n'abantu wabitunganije bimeze neza, ni ukuvuga ngo nayo igutega amatwi kandi ikaguha ibyo usabye. Muri Matayo 5:23, Matayo 5:23 niho batubwira ngo, Matayo 5:23 baratubwira ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, ngo usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wicyuranira na mwene so, uhere ko ugaruke utanga ituro ryawe. Ndagira ngo ubyumve, umuntu ujyanye ituro imbere y'Imana akaza gusanga hari ikibazo afitanye na mwene se, aragirwa inama yo kuba aretse gutanga iryo turo, akabanza akajya kureba mwene se, bagakemura ibibazo bafitanye, byarangira gukemuka akabona kugarura rya turo. Ituro rishobora kuba isengesho rero. Niba hari isengesho ujyanye imbere y'Imana kandi ukibuka ko hari umuntu mufitanye ikibazo, banza ugikemure ubone kujya imbere y'Imana, bizatuma Imana igusubiza. Wumvise? Aha rero ndagira ngo iki kintu nicyo kwitondera cyane. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nakunze kubwira abantu cyane, nawe ndagira ngo mbikubwire wowe nkurikiye. Iyo bitameze neza hagati yawe n'abantu, ntabwo bishobora kumera neza hagati yawe n'Imana. Aka kantu ndagira ngo mukumve neza. Iyo hagati yawe n'abantu bitameze neza, ntabwo bishobora kumera neza hagati yawe n'Imana, kuko uko ufata abandi bantu niko Imana igufata. Iyo umuntu akunda kubabarira abantu, nawe Imana ikunda kumubabarira ibicumuro bye. Iyo umuntu akunda gufasha abantu no kubagirira neza, nawe Imana ikunda kumugirira neza. Iyo umuntu akunda gutanga, Imana nawe ikunda kumuha. Ni ukuvuga ngo uko ufata abantu niko nawe Imana igufata. Kubana n'abantu nabi rero, ni ukuvuga ngo iyo hari ibibazo biri hagati yawe n'abantu,
batakurenganya, kuko ndabizi ko no kugirirwa ishyari abantu bashobora kukugirira ishyari bakakurenganya bakakubeshyera, ariko hagati yawe n'abantu bitameze neza, batakubeshyera batakurenganya, ni ukuvuga ngo iki gihe biburoka amasengesho yawe. Iki rero nicyo kintu dushorejeho gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Wenda mbasomeye gato no muri Matayo 23:14, kuko ndimo ndasoza. Matayo 23:14, ndagira ngo mwumve ukuntu havuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi, ngo kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya, ngo nicyo gituma muzacibwaho iteka riruta ayandi. Ni ukuvuga ngo aba ni abantu ngo bakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca, ngo kandi barya ingo z'abapfakazi. Ndagira ngo ubyumve, barya ingo z'abapfakazi barangiza bagakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Ni ukuvuga ngo hagati yabo n'abapfakazi ntibimeze neza. Rero amasengesho yabo ngo ntabwo ari ay'umumaro. Bibiliya niko itubwiye ngo bazacirwaho iteka. Rero ndagira ngo witondere uburyo ubanye n'abantu, uko ubanye n'abantu, ngo mubane n'abantu bose amahoro. Uko ubana n'abantu rero nabyo birerekana uburyo amasengesho yawe azasubizwa. Iki rero nicyo dushorejeho, ni ukuvuga ngo ibintu bibaye 12, hasigaye ibindi 6. Iki ni igice cya kabiri, ni ukuvuga ngo bizagusaba gukurikirana n'igice cya gatatu. Igice cya gatatu naho nzababwira ibindi 6 kugira ngo byose byuzure 18. Imana iguha umugisha rero. Ibi bintu nubikura mu buzima bwawe ndi kukwigisha, ibi bintu bituma amasengesho y'umuntu adasubizwa, nubikura mu buzima bwawe, uzareba ukuntu isengesho uzajya usenga, ikintu cyose uzajya usaba Imana izajya ikiguha. Ni ukuvuga ngo uzaba ufite ubushobozi bwo kujya imbere y'Imana ukayibwira ngo ndashaka iki, ikakiguha. Icyo uzasaba Imana cyose uzagihabwa. Ibi bintu nubikura mu buzima bwawe, niyo mpamvu usabwa kubikurikirana byose uko ari 18. Reka nkusengere rero kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo ibi bintu bishobora gutuma amasengesho yawe adasubizwa ubikure mu buzima bwawe. Mana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndagushimiye kubw'uyu mugaragu wawe, Mana ushoboye kunkurikira. Ndasenze kugira ngo byonyine kuba ashoboye kunkurikira izi nyigisho akazikurikira, ndasenze kugira ngo bimuhere umugisha. Icyo nkusaba kisumbuyeho ni ukugira ngo mushoboze kugira ngo abashe guhagarara neza muri izi nyigisho. Reka ibi bintu bishobora gutuma amasengesho ye adasubizwa, umufashe kugira ngo bive mu buzima bwe, hanyuma nawe abone ibisubizo by'amasengesho. Azahagarara ari umugabo wo guhamiriza abandi ko isengesho rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu rikamuhesha ibyo akeneye byose. Ndagushimira ko ugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.